Nabasuhuje cyane mwese mu byubahiro byanyu. Ni Serge ubasuhuza. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Hari amakuru meza mbazaniye, ariko nibutsa abantu gukanda kuri like, gukanda kuri like ndetse ugakanda no kuri subscribe ku batarabikora. Rwose ni inkunga ubuduhaye kugira ngo amakuru tubagezaho kandi y'umumaro agerageze kugera kuri benshi, kandi natwe icano ishobore gukura. Ibyo ngibyo kuba bikoze ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero ni crypto trading, ni cryptocurrencies. Ndi umwe mu bantu bakunda cryptos muri rusange, kandi amafaranga y'ikoranabuhanga abantu benshi hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda barimo baramenya yuko abaho kandi ari ay'umumaro, ko umuntu yayatunga kandi bikamufasha yuko amafaranga ye ayabyaza andi, byaba mu gihe gitoya cyangwa se no mu gihe kinini. Rero amakuru arimo aravuga muri ino minsi najyanye na Ethereum merge. Ni ukuvuga ngo iyi cryptocurrencies ikomeye ku isi ndetse ni iya kabiri ku rutonde yitwa Ethereum. Barenda kuzayikura, hari icyo barimo kuyikoraho mu bijyanye no bijyanye na iva mu byo bita proof of work ishyirwa mu cyo bita proof of stake. Ibyo rero ni ukuvuga ngo iyi crypto muri rusange izaba irushijeho kuba decentralized cyangwa se decentralized crypto. Ubwo ibijyanye na proof of work na proof of stake ni uburyo bwo kwemeza ko transaction runaka ikorwa. Ubwo turaza kubireba nabyo ubusobanuro bw'ayo magambo uko ari abiri. Rero muri no minsi iyi crypto yitwa Ethereum abantu barimo kuyigura, biragaragara igeze ku gihumbi mu kanya riri ku bihumbi 2. Imwe niko yavunjaga. Abantu barimo barayigura kuko bazi ko nyiri Ethereum yasobanuye neza ko ejo bundi ku itariki 15 z'ukwa 9 2022 aribwo ako kazi ko gutuma Ethereum irushaho kuba decentralized kazaba gashoboye gukorwa karangiye. Ubwo rero abantu bakavuga bati abantu bazarushaho gukunda Ethereum cyane no kuyitabira cyane. Ubwo rero umuntu akavuga ati reka mbe nyiguze ubu ngubu, mbe nyiguriye ahangaha iri, ko birashoboka ko yazagera ku 5,000 cyangwa se ikavunja 10,000, ntawamenya. Ubwo imwe akaba ari uko yavunje, kuko ubu ngubu Ethereum imwe irimo iravunja 1,995 y'amadolari. Ubwo iyo ni impamvu ikomeye irimo gutuma iyi crypto irimo kuzamuka mu bigaragara. Nifuriza abantu ko banafunguza konte kuri KuCoin. Ndabaha link hepfo muri description ku buryo wakandaho ugahita ufunguza konte. Iri ni isoko ryiza ushobora gushyiraho crypto rwose ukaba wumva yuko amafaranga yawe ushyizeho afite umutekano, nta kintu yenda kuba. Ukaba wacururizaho by'umunsi ku wundi, cyangwa se ukaba washyiraho n'amafaranga y'ikoranabuhanga ushaka kuba uguze, ukaba uyabitseho mu gihe kirekire runaka yazazamuka ukazaba wavunja neza. Ariko iri ni isoko ryiza mu by'ukuri. Ubu rero ndimo kurebera kuri time frame y'umunsi kugira ngo ndebe mu ishusho ngari uburyo iyi crypto irimo iritwara kuri uyu munsi ku itariki 16 z'ukwa 8 2022. Chat ni uku nguku igaragara. Urabona ko iyi crypto yaguzwe mu buryo bukomeye, abantu bitegura bavuga bati proof of work nimara proof of stake, uburyo bwa proof of stake nimara gushyirwamo muri Ethereum, bizaba birangiye crypto izaba irushijeho kuba decentralized, abantu barusheho kwitunga no transaction zayo zirusheho koroha kandi zibe zihendutse nyine, na speed ya transactions irusheho kuba nyinshi, abantu bayikunde bayitunga ari benshi. So rero abayitunze mbere y'abandi aribo abangaba barimo kubikora ubu ngubu, barimo gutuma izamuka ubu ngubu. Ubwo mbese barimo kubikora nk'abiteganyiriza. Ariko ku makuru ahari abahanga barimo kutubwira nuko kuri ya tariki ya 15 z'ukwa 9 2022 iyi proof of stake nitaba kuri iyo tariki, abantu bazahita baba disappointed
kandi ni akazi nyiri Ethereum yavuze ko ari akazi katoroshye barimo gukoraho, ariko iyo niyo tariki yatanze, ariko ntawamenya itariki iramutse ihindutse, harimo abantu bahita bababara bakavuga bati ibyo twijejwe, urabona, bagahita bongera bakagera gute bakagurisha Ethereum icyo gihe n'andi ma crypto muri rusange, ubwo kubera aka kazi karimo gukorwa kuri Ethereum yonyine n'izindi crypto muri rusange nabyo muri ino minsi zizamutseho, kuko birimo gutuma uriya mujene nyine nyiri Ethereum arimo gutuma abantu benshi bakunda, kuko ni umuhanga cyane, arimo gutuma abantu benshi bakunda cryptocurrencies bakaza kuzigura, ari abazibika igihe kinini cyangwa se bateganya kuzibika igihe gitoya kugira ngo zizabungure. Ubwo rero iyo tariki niramuka igeze ntihagire impinduka iba ku bijyanye n'iyi crypto muri rusange, ubwo byanze bikunze hari abazahita bagurisha izagwa, ariko hari byanze bikunze n'izindi zizagwa muri rusange, ko hahita habaho ikintu kimeze nka panic, bavuga bati wabona ka kazi bari batwemereye karimo gukorwa kanze cyangwa se bigiye gufata ikindi gihe, abantu bakagira panic bakaba bagurishije bati ntavaho mpomba yanjye n'iki, gutyo kabaho ubumanuke. So akazi rero gukoresha uburyo bwa proof of stake ni gakunda kuri Ethereum, tayari ubwo abaguze hakiri kare uko byagenda kose bo bazaba bagiye mu nyungu. Reka ndebe wenda mu masaha 4 uko byifashe. Urabona ko habayeho ubuzamuke rwose kuri Ethereum by'umwihariko ugereranyije n'izindi crypto, habayeho na movements nyinshi cyane. Reka turebe kuri time frame y'isaha imwe, kuko ku bantu baba day trader ahangaha niho hantu ho kwinjirira muri time frame y'isaha imwe, mu gihe umuntu aba yakoreye analysis mu masaha 2 mu masaha 4 ndetse akareba no mu munsi uko isoko chart muri rusange imeze, mbere yuko afata icyemezo cyo kuba yakinjira muri iri soko agura crypto nziza nk'iyi ngiyi. Ubwo murabona ko ntekereza ko bigaragara ko ino chart imeze neza rwose, ku buryo iri soko ni ryiza abantu bashyiraho imitungo yabo bakaritradingiraho, nk'uko abantu benshi bakunda Binance, abandi bakunda FTX, ariko na KuCoin ni isoko ryiza. Ayo nari mvuze hejuru, Binance ni iya mbere, FTX ni iya kabiri ku isi, ariko na KuCoin ntago ijya ibura muri 5 za mbere. Ubwo rero ndebye wenda ku bisobanuro baduha ku bijyanye na proof of work na proof of stake, kubera ko ni uburyo bwo kwa provinga transactions kugira ngo ishobore kubaho. Noneho rero bakavuga bati uburyo bwa proof of work butwara umuriro mwinshi, transactions zishobora kuba zitinze. Donc hano barimo kutubwira ibyiza by'uburyo bwa proof of work n'ibibi by'ubwo buryo. Better ability to be decentralized, better security. Noneho ku bijyanye n'ibibi bakatubwira bati slower transaction speed, higher cost to validate transaction, kugira ngo transaction ishobore kwemezwa ihite. Ni ukuvuga ngo izi transactions zikorwa muri blockchain technology, transactions zikorwa, tuvuga wenda mfite crypto runaka Ethereum, ndashaka kuyohereza umuntu wenda uri mu Budage wenda amadolari 500, kugira ngo amugereho habaho kuvalidating iyo transactions, kuyemeza kugira ngo ishobore gukunda. So hakoreshejwe rero uburyo bwa proof of work, donc iyo transaction ibirimo kugenda gakeya kandi igahenda. Slower transaction speed ni ukuvuga ngo ibigenda gake, high cost to validate transaction, bitwara igiciro kiri hejuru kugira ngo iyo transaction ubwayo ishobore kwemezwa. Higher energy consumption, bitwara n'umuriro mwinshi, kugira ngo ako kazi ko kwemeza ama transactions gashobore kubaho. So twareba kuri side ya ariko ubu buryo nabwo baratwereka ariko ari decentralized, kubera yuko transactions nazo ziba zibera hagati y'umuntu n'undi gutyo, kandi ni uburyo bufite n'umutekano. Izo ni advantages, ariko turebye kuri proof of stake, noneho uburyo bwo kwemeza transactions hakoresheje uburyo bwa proof of stake, donc ikiza
cyaho ni uko hari less energy consumption, ntabwo bitwara umuriro mwinshi. Financial opportunities, harimo n'ubundi buryo bw'inani umuntu yakungukiramo akoresha ubwo buryo bwa proof of stake. Faster transaction speed, ni ukuvuga ngo koherereza cyangwa se kuba transaction cyangwa se niba nshatse kohereza umuntu wenda amafaranga runaka cyangwa ashatse kunyoherereza, birihuta, bitwara agahe gatoya kugira ngo ako kazi gashobore gukunda. So harder to truly decentralize the network, birakomeye cyane kugira ngo iyo network ibe twayita yuko iri decentralize. Donc ubwo iyi ngiyo iba nkaho iri plus centralize. Centralized na decentralized ibyo abantu benshi barabyumva. Less security than proof of work. So umutekano ntabwo uba uri hejuru ugereranyije n'uwo dusanga muri proof of work, umutekano wa transaction ziba zirimo gukorwa. Ubwo ibyo birimo kumvikana. Ubwo rero ntekereza ko byibura umuntu nagizeho ishusho ku bijyanye na proof of stake na proof of work, uburyo bwo kwemeza transactions kugira ngo ishobore kubaho byemezwa n'andi mamashini ari hirya no hino ku isi hatandukanye, ariyo ya proving iyo transaction kugira ngo ishobore gukunda. Ubundi izi ni crypto muri no minsi mu kwezi kwa munani tugirwa inama yo kuba twagura, kandi twazigura zikatugirira umumaro. So crypto ni izi ngizi zigera muri 6. Hari Tama Doge, hari Lucky Block, hari Beto Infinity, hari Defi Coin, hari Ethereum. Ethereum yo impamvu yo kuyigura mwayumvisha nayisobanuye. Hari Dogecoin. Hanyuma abantu bakagerageza gufata amakuru kuri izi crypto basoma imwe bayikoraho research, icyo bita personal research, kugira ngo barebe ngo muri izi ngizi 6 ngewe nafata umwanzuro wo gutungamo iyihe. Ukaba ufite impamvu. Gusa izi nizo tugirwa inama zo kuba twatunga muri iyi minsi ku bantu bashaka kugura crypto bagaholdinga. So ubwo rero iyo umuntu agiye gushora amafaranga ye, nyine habaho gukora personal ubushakashatsi bwawe bwite, ukareba ukanabaza kugira ngo ufate icyemezo. Ariko hari abantu baba bakeneye amakuru yo kuvuga ngo ni iyihe crypto by'ukuri, byibura no kumufasha kumurangira iyo ariyo crypto yagura iyo ariyo, noneho yamara kumenya uko iyo crypto yitwa, we akaba afite ubushobozi bwo kujya gukora ibindi bikurikiyeho byo kuyikoraho ubushakashatsi, kugira ngo ashobore gufata umwanzuro wo kuba yayitunga. Rero ikindi nagira ngo mvugeho nuko wenda bazakenera n'iyi website n'ahantu haturuka no makuru y'izi cryptos, nabo bazambwira muri description ayiboherereza kugira ngo bashobore kwikurikiranira amakuru. Gusa abahanga baragaragaza yuko nubwo crypto muri no minsi zizamutse, ariko ngo ntabwo ari igihe cyiza cyo kuba umuntu yayitagura ubu ngubu. Haba habayeho kureka gatoya, nyuma y'itariki 15 zarengaho tukareba icyo gukora, kuko abahanga baragaragaza ko byanze bikunze crypto muri no minsi iri imbere zishobora kuzongera zikamanuka, rwose ku rugero runaka. So abazinjira icyo gihe nibo bazaba baziguze neza. Ubwo icyo kintu abantu nabo bagikoraho ubushakashatsi, bakareba ayo makuru uko byifashe. Ariko uburyo bwo kungukira muri cryptocurrencies bwo ni bwinshi, ntabwo ari urabona nko kuri iri soko rya KuCoin habaho uburyo bwinshi bwa staking, ushobora kwifashisha mu buryo bwo kubyaza amafaranga yawe ayandi, bitanasabye ko ujya muri ibi bijyanye na trading, ko gukora trading ndavuga iyi ngiyi y'umunsi ku wundi,
bisaba kuba hafi y'imashini, kuba wakoze analysis y'isoko, hazamo factors zindi nyinshi, ariko muri staking wowe ufata crypto runaka ukayigura, ukayibitsa iri soko, hanyuma kuba uzivanye muri portfolio yawe ukazibitsa iri soko ryitwa KuCoin, ubwo ni uburyo bwo guholdinga uba ukoze, ibyo bikagufasha kujya ubona inyungu zigenda zikugeraho umunsi ku wundi. Staking ni uburyo bwiza bwo kunguka, bikagufasha kujya ubona inyungu, yaba iziza nyuma y'icyumweru, yaba iziza nyuma y'ukwezi. Ku bantu rero b'abahanga iyo mvuze staking wenda badasanzwe bayumva, wahita agenda akareba iryo jambo staking of cryptos, agakoraho research akareba ni izihe crypto nziza ushobora gustakinga kuri KuCoin, nazo ukaba wanazireba, hanyuma ako kazi ababyifuza bakaba babikoraho. So nakagaruka rero, hari amakuru meza mbafitiye bava kugenda mbaha, cyane cyane kuri iyi side ya staking, ndetse no ku bindi bijyanye na futures trading, nayo mu minsi ishize nababwiyeho. Ubwo rero to stay in touch, kandi ushobora kwandika muri description, cyane cyane abantu badukurikira bavuga uti mwazaturebeye mukatubwira kuri topic n'iyi ngiyi, cyangwa se kuri crypto yitwa gutya na gutya. Ibyo rwose twabikora tugakoraho ubushakashatsi tukagira icyo tubibabwiraho. Crypto trading rero ni umwuga mwiza, abantu benshi rwose barimo kugenda bawuzamo, bawubyaza amafaranga, kuko cryptocurrency zo ntabwo ari scam, ntabwo ari ibicupuri, ni amafaranga y'ikoranabuhanga, kandi ku isi ahari arenga 20,000 mu bwoko bwayo, acururizwa ku masoko arenga 500 amasoko. So urumva amasoko nayo ni menshi. Ni ibintu rero ku isi mu bindi bihugu abantu bakora kandi bikabatunga mu buzima bwa buri munsi. So rero no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda benshi barimo kugenda bamenya ko uburyo buhari kandi bwizewe, kuko hari igihe kizagera amafaranga aya ngaya afatika twita paper money akazagenda acika buhoro buhoro, kandi n'ubu byaratangiye. Mobile money mu gihugu cyacu irakoreshwa cyane kurusha guhanahana cash, ndetse n'amabanki murabibona yuko agenda ashyiraho uburyo bwinshi bushoboka bujyanye no gukoresha uburyo bwa digital, baca ibintu by'imirongo byo gufata amafaranga mu ntoki. Nk'ubu ntabwo ushobora kubikuza 6,000,000 ngo baziguhe, barakulimita bakubwira ngo ni 5, wenda ibyo bifite n'izindi mpamvu ku ruhande n'iki, ariko ni ku buryo bwo kurwanya amafaranga y'impapuro gusakiratinga ari menshi mu gihugu, kuko ariya mafaranga kuyakora birahenze, kandi u Rwanda ntabwo ruyikorera, akoreshwa hanze kandi birahenze cyane, birahenze ku buryo ayoherezwa kugira ngo bagire ayo badukorera bayatwoherereze y'impapuro aza nyine aba ari make par rapport yatanzwe kugira ngo aka kazi gashobore gukorwa. So iyo expense nini rero kuri beneri yagakoreshejwe, cyangwa se no ku gihugu yakoreshwa mu bindi by'umumaro mu gihugu, aho kugira ngo bishyirwe mu noti. So amafaranga y'ikoranabuhanga rero byanze bikunze azagenda afata indi ntera. Hari uburyo bwinshi bugenda bushyirwaho bwo kwishyurana, umuntu atayafashe mu ntoki ari yafatika. Cryptocurrencies rero bwo benshi niyo mpamvu barimo gutinyuka bakazimenya, nubwo zimanuka zikanazamuka, ariko umuntu akagenda amenya strategy zo kuzitungamo, kuko habamo na stable coins, ahantu abena aya mafaranga atamanuka ndetse atanazamuka mu gaciro kayo, wabikamo umutungo wawe kandi ukaba uri safe. Nimba wenda ufashe ibihumbi n'urugero 20 by'idolari ukabibika muri USDT TRC20, ushobora kuva ahangaha ukagera muri Amerika ukavunja, utiriwe ugenda uvunja mu nzira, ukavunja izo crypto nyine. Ushobora kuvana nabyo 20 by'idolari ahangaha, wagera mu Budage ugahita uvunjirayo mu buryo bukoroheye, kubera yuko crypto ahantu henshi mu bihugu byateye imbere zirakoreshwa mu buryo bufatika. Kara akagaruka rero, murakoze cyane, turi kumwe, ciao.